ndamusanga arabanza ahita aramwamureka ngusengere shyiraho aransengera ati umutima utuze genda umurebe ntabwo abadayimoni ugomba kubatinya nakureba nawe umurebe ufite imbaraga z'Imana ubwo ngo shi sohoka okay ndinjira ariko ilfo vayo mbana ninjira ubwo bose baracyasenga bose batangiye mu izina rya Yesu biruka kandi nari umuririmbyi mwisi w'amajoro n'amanywa aho sinshaka kuhajya cyane ariko naragapagani gateye ipasi hari abapagani hari n'ababateye ipasi neza basuku rero umwenda uteye ipasi neza ubwo nanze kujya muri detaye uzigemo gateye ipasi k'ubucakura kacukucuye nabuze ururimi nkoresha kandi gitangaje ariko Imana n'urukundo nuko Satani yantangiriye hasi ku myaka mito iyo mvuga mito ndahera ku myaka 12 13 nari mu muziki neza kandi urumva uvuze umuziki uhita wumva ibyo bijyanye amajoro boîte de nuit n'ibyo byose so impamvu ngo nari nteye ipasi nuko nari mfite ababyeyi beza bari strict badutoje neza nigewe last born bucura so urumva bucura barabyina nakuze babyinagira n'indirimbo mfite amazina ubarenga nka 6 buri umwe yacaga agahamagara iki bu ni ndatinshwe ni ye mfite amazina Mana yanjye sinamenyaga izina mfite Julienne yemeye ari uko maze gukizwa urumva iryo zina ry'abakecuru amusore tose n'izina rikuze ku buryo nta mwana w'iyo myaka wazana ngo Juliana hehese so nanjye narihinduriye yanjye nkita Julienne narihaye akazina ndagakatira ahantu ka Julienne nkakuramo Juliana so nabo bafite amazina menshi burabo tuvukana uruwazaga yabaga afite izina rye mama ati bubu ni bien undi ati monshuni undi ati du nyavuze hano kandi yose nayanjye n'ubu barahamagara bakiriho arahamagara ati bu ni yego yewe du ni nari umuntu bafatiranya ahantu n'ubutesi bwinshi ariko ntibamenye ko Satani ntamenya abatesi nari ipasi kugira ngo rero ntabababaza mbakunda cyane kandi nkabona n'igihe usa n'uwagushije ishyano kuko turi 8 ndi wa nyuma bose uko ari 7 nabonaga ari abamarayika ntawe ujya mu kabyiniro bose n'abana ba mama baba bicaye hafi y'inkono nigiye kagurutse kaji nk'abari ko sininde wanduze koko nkumva birambabaje kandi sinavayo kwa gatanu najya kugenda pastor nashoboraga gushushanya umuntu mu kiringiti neza nari niyizi ku buryo n'umutwe wanyenze uko ngana nishushanya n'ukuntu ndyama nkahita niyorosa neza akaza ati ijoro ryiza sheri sinahuye ko babyinira ijoro ryiza bu kiti bakagira ngo nasinzire ntibari bazi gutwikurura batankura mu bitotsi bwajya gucya n'abaganza amasaha yabo yose nari mfite inzira nka zingahe zinjira ntibamenyaga igihe imfunguzo zagendeye ntibamenyaga igihe zacuriwe okay ndeka nsingeyo kuko ndimo ndabwira abamarayika ndimo ndabwira abantu bakirijwe cyane ntabagusha so aho reka mpareke ijoro rimwe rero mvuye iyo ngiyo nzandi muri muramwumva umukobwa w'iyo myaka uje avuye byari nka 9 ndimo ndavuga ku rukundo rw'Imana ikunda abanyabyaha hari ibimodoka twagendagaho kubera imyaka yari pick up ariko kameze ukuntu k'umuntu nyine muri icyo kigare cyacu ariko Yesu agira neza ubu nibwo mbyibuka inyuma ugasanga turi urubyiruko rw'abana nk'abangahe utwaye ntareba zageze iyo zigera
rimwe ndibuka nari mwicaye iruhande tuva kuri Baobi Nyamirambo tumanuka yasinze adashobora no kureba imbere, sinzi gutwara imodoka inyuma barafashe bamwe baragurirana agenda gahoroja ntibicaye. Turaza tugeze neza hafi yo muri rond-point yo muri ville dushaka kujya Sainte Famille, murahabona murebye mbona arasinziriye ndamukubita tumwe nireba ati toka we. Sinari nzi gutwara imodoka mpita ndakoma induru mbwira abari inyuma turapfuye, twari kujya Sainte Famille apfa. Mpita ndamugira gutya ndamwishikanura akanyanyanga kadeko ubwoba, ntabwo nari nzi gutwara. Ukuguru yagushyize ku muriro yewe mfata vura, numvaga gusa ko vura bagira gute ndakaraga nkomi induru ndamugirapfuye. Ni muri rombo turimo turamanuka UTC arimo arisekera nkakubita urushyi nkamubwira nireba ngo ndarosheje ndi mu buriri. So uri mu buriri uri kuri vura, mfata vura ndakomeza ndagira gutya nawe ati ndekura nanjye nkafata gusa imodoka yagiye turakata kuri Sainte Famille twagomo. Murabona hahandi hari hahoze ugikata neza Sainte Famille hirya hakuno gutya ushaka kujya mu Kiyovu, kuko ntazi gutwara ndakaraga urubuto mbona tugiye hariya. Niba yarakandagiye feri ntabwo mbizi, mbona arabyutse ngo bigenze gute wana. Ubwo abari inyuma basimbukiranya bagwa mu muhanda bagwa hirya nabo babyuka bari muri aya. Byagenze gute sha? Ubwo mvuze kamwe mu bintu nka 70 ingahe, ariko mwe urukundo Imana ikunda ni nk'urwo yagukunze winseka. TV show. Link people with friends. Hashimwe Yesu bitari amagambo. Yes, shimiye Imana cyane inshoboje uyu munsi. Nitwa Julienne nkuko pastor bivuze, Julienne Kabirigi Kabanda. Ndomo Kristo wanyu ari kudateranira hano uteranira hakurya hariya muri Grace Room. Impamvu mvuga gutyo nuko pastor wanyu atari we, ntabwo ari mwebwe bana be mwenyine, ni Imana yabikoze. Abo mubyeyi wa bangahe wa benshi, ntabwo dushobora kumwita wa benshi, tumwita w'abakristo cyangwa w'igihugu niko tumwita. Hari ibintu Imana igikora bakaba bo bita spiritual fathers b'igihugu. Ujya mubibona nko mu bihugu hirya no hino bakavuga ngo aba n'ababyeyi b'igihugu, ugasanga bakoze liste y'abantu nk'abangahe, bitavuze ko aba yashyizweho n'itorero ashumbye. Ni umwanya ahabwa n'Imana n'imitima y'abakristo ikamwakira. Uko siko kuri, kandi ibyo nta muntu ubyikora buriya. Nta nubwo wabyuka mu gitondo uti ubu rero ndi papa wa hano w'iki gihugu, ntibishoboka, cyangwa abakristo, ntabwo bibaho. Ni Imana sinzi ukuntu ibigenza ikabikora, imitima ikabyakira. Rero dushimiye Imana ko imitima yakiriye ko ari umubyeyi. Amen. Yes. Shimiye rero n'Imana mami, Imana igumugisha mwinshi. Maze iminsi nkurikira sermons cyangwa ubutumwa maze iminsi yigisha, narimo ndamubaza mami ni ziriya mbaraga zikurahe? Bisaba imbaraga nyinshi z'umubiri, kandi siko bimeze. Ni gake ashobora kujya live kuko narasubscribinze kuri church, buri uko agiye live mpita nkandaho nkasanga ariho. Maze iminsi nkurikira guhera kuri day 1, day 2, day 3, nkavuga ni hashimwe Yesu, nanjye azampa imbaraga ngeze hariya nkimeze nk'ifite imbaraga. It's my prayer. Shimira Imana ku bwa byose. Ndi umubyeyi w'abana 4 n'umutware yitwa Kabanda. Tukaba dushumbye itorero ryitwa Jubile
assembly. Ndumva nivuze bihagije. Imana ibaho umugisha. Ibyakozwe n'intumwa ibice 8. Ibyakozwe n'intumwa ibice 8. Ibyakozwe n'intumwa ibice 8. Ngiye kuba mvuga ku kuntu Imana yo mu ijuru ibona umunyabyaha, amaso y'Imana ku munyabyaha. Turaza gusoma rero ibyanditswe byinshi kugira ngo ntangira kubwiriza. Ibyakozwe n'intumwa ibice 8 ni inkuru ya Filipo ajya i Samariya. Kugira ngo twihute reka mpere hehe buriya ku murongo wa 9. Hariho umuntu w'umukonikoni witwaga Simoni, wabaga muri uwo mudugudu, agatangaza ubwoko bw'Abasamariya, akiyita ukomeye. Baramwumvaga bamwitayeho bangahe bose. Umva, abakomeye n'aboroheje bati uyu muntu niwe mbaraga y'Imana yitwa ikomeye. Kandi bamwise umuntu di, barangiza bakamwita umuntu ngo kandi ngo niwe mbaraga y'Imana. Umva confusion. Umurongo wa 11 bagiye kutubwira impamvu icyatumaga bamwitaho nuko uhereye kera yajyaga abatangarisha iby'ubukonikoni bwe, ariko bamaze kwizera ubutumwa bwiza Filipo ababwira bw'ubwami bw'Imana, haleluya, n'ubw'izina rya Yesu Kristo, barabatizwa. Amina. Abagabo n'abagore 13. Na Simoni ubwe, nako nashakaga, na Simoni ubwe aremera, haleluya. Ariko Imana yerekanye urukundo rwayo, haleluya, yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Nakanashakaga, Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Nkaswe none, murabihuje icyo yakoze cya gihe ngo nkaswe none, ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye. Umwami Imana abaho umugisha mwinshi. Ahari twaza gukomeza tugenda dusoma, ariko ngiye kuba mvuga kuri iyo teme nababwiye, urukundo Imana ikunda twebwe cyangwa abanyabyaha. Iyo tuvuga urukundo Imana ikunda umunyabyaha, tutatuza direct kuri Baroma 5:8, niho herekana neza ishusho nyayo. Amina. Reka duhere muri Apocalypse, mu byahishuwe. Yohana ashakisha bahiga uwaza gucungura umwana w'umuntu, bikananirana. Bareba hirya bareba hino, iyo nkuru murayizi, birananirana. Nta mumarayika wishyizeho, nta n'umuntu wigeze agira gute avuga ngo nabikora. Umwana w'intama abumbura igitabo, yemera kumanuka kubera umunyabyaha. Urwo ni urukundo. Sinzi ko hari n'umubyeyi washobora gukora ibintu nk'ibyo ku mwana we, kuko ni urukundo ruhebuje rurenze. Iyo tuvuze rero ngo uburyo Imana ibona umunyabyaha, duheraho ibona uwo yahaye byose ntacyo yisigiye. Oh, haleluya. Iyo Imana ibona umunyabyaha, Imana ireba umuntu
ngo bituma itanga yo haleluya bituma irekura umwana wayo w'ikinege yarakunze turi abantu reka nce muri uru rugero ufite umutware uko nababwiye uyu mwaka turimo turaba twujuje imyaka 20 tubana turashimira Imana yaduhaye n'urubyaro haleluya ni umugisha udasanzwe mva mu isi nkizwa abantu bose bagira uko bavuyeyo njya mvuga ngo narakunzwe bitangaje n'uyu munsi njya mbwira abantu kandi buri umwe wese yagiye kuvuga Imana avuga uruhande akumva ni wawe ukunzwe bitangaje nari umuririmbyi mu isi w'amajoro n'amanywa aho sinshaka kuhajya cyane ariko naragapagani gateye ipasi hari abapagani hari n'ababateye ipasi neza rero umwenda uteye ipasi neza ubwo nanze kujya muri detaye uzigemo gateye ipasi k'ubucakura kacukucuye nabuze ururimi nkoresha kandi igitangaje ariko Imana n'urukundo nuko Satani yantangiriye hasi ku myaka mito iyo mvuga mito ndahera ku myaka 12-13 nari mu muziki neza kandi urumva iyo uvuze umuziki uhita wumva ibyo bijyanye amajoro boîte de nuit n'ibyo byose impamvu uvuga ngo nari nteye ipasi nuko nari mfite ababyeyi beza bari strict badutoje neza ni jyewe last born bucura urumva bucura barabyina nakuze babyinagira n'indirimbo mfite amazina ubarenga nka 6 buri umwe yacaga agahamagara iki bu ni ndatinshwe ni ye mfite amazina Mana yanjye sinamenyaga izina mfite Julienne ndiyemeye ari uko maze gukizwa urumva iryo zina ry'abakecuru bamusore tose n'izina rikuze ku buryo nta mwana w'iyo myaka wazana ngo Juliana hehese nanjye narihinduriye ayanjye nkita Julienne narihaye akazina ndagakatira ahantu ka Julienne nkakuramo Juliana nabo bafite amazina menshi burabo tuvukana uruwazaga yabaga afite izina rye mama ati bubu ntibye undi ati monshuni undi ati nyavuze hano kandi yose nayanjye n'ubu barahamagara bakiriho arahamagara ati bu ni yego yewe du ni nari umuntu bafatiranye ahantu n'ubutesi bwinshi ariko ntibamenye ko Satani ntamenya abatesi nari nteye ipasi kugira ngo rero ntabababaza mbakunda cyane kandi nkabona n'igihe usa n'uwagushije ishyano kuko turi 8 ndi uwa nyuma bose uko ari 7 nabonaga ari abamarayika ntawe ujya mu kabyiniro bose n'abana ba mama baba bicaye hafi y'inkono nigiye kagurutse kaji nk'abari ko sininde wanduze koko numva birambabaje kandi sinavayo kwa gatanu najya kugenda pastor nashoboraga gushushanya umuntu mu kiringiti neza nari niyizi ku buryo n'umutwe wa nyenzi uko ngana nishushanya n'ukuntu ndyama nkahita niyorosa neza akaza ati ijoro ryiza sheri sinahuye ko babyinira ijoro ryiza bu kiti bakagira ngo nasinzire ntibari bazi gutwikurura batankura mu bitotsi bwajya gucya n'abaganza amasaha yabo yose nari mfite inzira nka zingahe zinjira ntibamenyaga igihe imfunguzo zagendeye ntibamenyaga igihe zacuriwe ndeka singeyo kuko ndimo ndabwira abamarayika ndimo ndabwira abantu bakirijwe cyane ntabagusha aho reka mareke ijoro rimwe rero mvuye iyo ngiyo nzandi muri muramwumva umukobwa w'iyo myaka uje avuye byari nka 9:00
ndimo ndavuga ku rukundo rw'Imana ikunda abanyabyaha. hari ibimodoka twagendagaho kubera imyaka, yari pick-up ariko kameze ukuntu k'umuntu nyine muri icyo kigare cyacu. Ariko Yesu agira neza. Ubu nibwo mbyibuka, inyuma ugasanga turi urubyiruko rw'abana nk'abangahe, utwaye ntareba, zageze iyo zigera. Rimwe ndibuka nari mwicaye iruhande tuva kuri Baobi Nyamirambo tumanuka, yasinze adashobora no kureba imbere, sinzi gutwara imodoka. Inyuma barafashe bamwe baragurirana, agenda gahoroja, ntibicaye. Turaza tugeze neza hafi yo muri rond-point yo muri ville, dushaka kujya Sainte Famille. Murahabona, murebye mbona arasinziriye, ndamukubituje tumwe nireba, ati toka we. Sinari nzi gutwara imodoka, mpita ndakoma induru mbwira abari inyuma turapfuye, twari kujya Sainte Famille apfa. Mpita ndamugira gutyo ndumwinishikanura, akanyanyanga hareka ubwoba. Ntabwo nari nzi gutwara. Ukuguru yagushyize ku muriro, yewe mfata vura. Numvaga gusa ko vura bagira gute, ndakaraga nkomi induru turapfuye. Ni muri rombo turimo turamanuka UTC, arimo arisekera nkakubita urushyi nkamubwira nireba ngo ndaroshesha ndi mu buriri. So uri mu buriri uri kuri vura, fata vura, ndakomeza ndagira gutya, nawe ati ndekura, nanjye nkafata. Uziko imodoka yagiye turakata kuri Sainte Famille twagwamo. Murabona hahandi hari hahoze ugikata neza Sainte Famille hirya hakuno gutya, ushaka kujya mu Kiyovu. Kuko ntazi gutwara, ndakaraga rurubudu, mbona tugiye hariya. Niba yarakandagiye feri ntabwo mbizi, mbona arabyutse ngo bigenze gute wana. Ubwo abari inyuma basimbukiranya bagwa mu muhanda, bagwa hirya, nabo babyuka bari muri aya. Byagenze gute sha? Ubwo mvuze kamwe mu bintu nka 40 ingahe. Ariko mwe urukundo Imana ikunda, ni nk'urwo yagukunze winseka. Wowe uvuye hafi, mbariza ukwegereye uri aho mwene da, uvuye akubwiye ngo avuye hera, n'umumarayika waje aragwa. Hashimwe Yesu ukunda abanyabyaha, abateganyirije kuzabakoresha. Uko areba umunyabyaha, reka mbabwize ukuri, ubu babonaga akantu kananiranye, Imana ireba umukozi w'Imana. Nimushobora kumva inshyi nakubiswe, narakubiswe inshyi, nakubiswe imigeri. Rimwe nubwo nabwiye ababyeyi nimba mbabwire, kiretse nimufata umutima mukawimura. Kandi nayo mbabwije ukuri, nimutawimura ntibikunda, ntabwo ndara muri inzu. Ubwo nayo maze gufatwa ikiringiti bakibonye. Now ndashaka ndekeraho, cyangwa nze kuri iryo joro turi muri ayo, njya mu cyumba saa 9 z'ijoro, bucya mu gitondo dufite concert i Butare. Mpageze, ariko mu ijuru hari urukundo. Imana irakunda, ikunda n'abadakundika. Se nkanjye ubwo yahereye, ndaza sinzi iyo bijya niyo biva. Mpageze sanga umukozi wo mu rugo yitwaga Minani, amaze iminsi 3 mu masengesho. Pastor yiyirije nta kindi asengera kaya kanyabyaha abona muri iriya nzu, ngo buri uko nasohokaga yabonaga shitani. Yari umwana wo mu ADPR, kandi urumva ADPR ya za 90 na kangahe. Haleluya. Okay, n'ubu ni ADPR nziza, Imana ibaho umugisha. Ariko iyo myaka nasohokaga nambaye ukuntu nkabona ibitugu birazamutse, ati fire shitani. So sinari mbizi iki, nkagira ngo ni nk'inzoka arwara. Ntabwo urumva kubera ko ntasenga, sinari nzi ibintu by'abarokore. Nkagira ngo buriya arwara nk'inzoka ikamushika. Nakongera nkagaruka ndi mu
umuziki wanjye ntagamana ati akazamuri niyo hagira ngo ararembye. So namenye nyuma kumbe yabaga yujujwe. Amara iminsi 3 aravuga ngo mu ijuru niba hari Imana uyu mukobwa arakizwa. Gukomeza ngushaza yambaye ubusa yambaye shitani. Kumbe nazi ko ari inzira zima. So umunsi ntashye umunsi wa 3 asoza iki amasengesho aranyumva saa 9 ni muri yarazi ijwi ryanjye ukuntu ninjira. Naturutse mu gipangu anyumva. Arabyuka ajya inyuma nko kwidirishya afataho atangira gusenga. Ntabwo usinzira udakijijwe. Umama bwiza ukuri amasengesho arakora ndi ingaruka yayo. Arakora. Reka ntera umuntu inkunga. Ufite umuntu urimo urasengera komeza wica ikinege. Masengesho arakora yankuye ahantu. Imana irumva kandi uko nukura amasengesho arakora nimukomeze. Yego arakomeza arasenga. Inyuma yari yafashe Bibiliya nini nk'iyingi yanjye aragenda ayishyira ku kabati k'igitanda. So ninjiye urumva gusanga Bibiliya mu cyumba nicyo gitangaza. Ni nko kuvuga ngo wahasanze iki se? Nikubita amaso ndaseka ndavuga ni nk'iki gitabo cyavuye mu ijuru mu cyumba cyanjye. Mpita nzimya kuko nsigaraje amasaha make nkabyuka nkajya mu yindi concert. Hanyuma ako kanya mbangeze gute ndaryamye mbura ibitotsi. Kandi Julienne kubura ibitotsi ntibibaho. Ariko amasengesho ari inyuma y'idirishya yambujije ibitotsi. Amasengesho yawe hari abazabuza ibitotsi hari n'abazayaha. Gusenga kurakora. Imana yumva gusenga. Mbibuze ndavuga ngo reka mfungure amatara umutima urimutse uvuye aho ugiye mwino. Mbaza Julienne ngo iki uzahagarara imbere y'intebe yande? Buriya wakwirarira ku bantu ntabwo wakwirarira kuri wowe. Nta murokore wajyaga mbwira ubundi. Ariko nicaye ngo iki subiramo ngo abantu bazahagarara imbere yande ngo bacire iki ngo gikwiriye iki. Mbambajije Julienne harya ubwo baguciriye urubanza mama rwaba ari uruhe? Ambwiza ukuri kweruye ntako mbabwiye. Ndavuga ngo reka nishakira ahandi. Mbanguye muri Matayo ngo nuko kuri uwo munsi azatoranya ihene mu ntama. Yesu we ndavuga ni Nyagasani Imana. Ubu iyo ureba mu isi iyo utabonye agahene ubona intama. Umutima nagiye kumva numva uravanze gutya ntangira kurira. Ntingwiki wowe mu ijuru iyo ureba ubona ihene n'iki n'intama. Ubwo bivuze ngo utari ihene n'intama nta kandi kanyamaswa kari hagati. Nashakaga akantu basi agasungura agakwavu sorry basi bavuga ngo hagati aho hari nk'agakwavu kuko numvaga nshaka kwihumuriza. Nongera mbaza Julienne ubihene cyangwa ubinama? Ibyo yansubije simbivuze ariko yansubije ukuri. Arambwira ngo waraye ijoro ryose uri muri hebebe. Ati naho uvuye isobanurire. Nyuma y'iminota ingahe nagiye kumva numva urukundo rwuzuye icyumba. Numva birasa nkaho y'amaso yarebaga hasi areba ihene cyangwa intama arimo arandeba. Ngiye kumva sinamenye igihe nakomeye induru. Icyumba cyanjye cyari cyegereye icy'ababyeyi banjye. Papa barabyumvise araza arakomanga arabaza Julienne qu'est-ce qu'il y a? Ubaye iki? Ndamubwira ni ihene gusa urugo rwose ni sinyamzibagirwa nicyo kintu. Oh my God, ni ihene gusa. Ihene ni hano. Ati Julienne kutukana wabaye iki? Numva bwiye mama ngo umwana wacu yasaze. Ndamwani ndi muzima hano twese turahebe bamurahe. Numva mama aravuze Julienne fungura basi
mubyumva kandi nawe urahita ubyumva. Ntabwo Kristo aduciraho iteka, ahubwo akagoragoza kugeza igihe tuvuye mu byadufashe, kuko abazi imaje nyayo yakuremeye icyo ugomba kuba. Oh haleluya. Subiremo. Niwe reka mwite ngo niwe creator, niwe muremyi. Uwaremye iyi mikoro afite icyo yayigize gute, yayiremeye. Aka kantu kakozwe gafite impamvu kigendererwa. Igukunda, ntega amatwi, igukunda ihereye mu ishusho yakuremeye kuba. What? Inyamakuru baravuga ngo the best what? The best preacher. Umukozi w'Imana mpuzamahanga. Kuko nahise nsunika abantu, niba waragize ngo umwuka aramfasha, na batuye telefone ndebye hirya mbona undi arimo aragenda nk'agacuramo. Ndavuga ni ibiki mboneye aha. Nirutse mfata telefone ako kanya mpamagara umugabo wanjye, aranyitaba. Ndamubwira nti mfasha. Atubaye iki? Imodoka irapfuye. Umva tikira ati vuga gahoro. Umutima warateraga. Arambwira ubaye iki? Wageze mu materaniro nahageze. Ubaye iki? Umva umutwe hasi amaguru hejuru, umutwe hasi. Arambwira vuga gahoro, umutwe hasi amaguru hejuru, bivuze iki? Ati urimo urahumeka cyane, habaye iki? Baragukubise umutwe? Ntoya. Bagukubise amaguru? Oya. Niki? Umutwe hasi amaguru hejuru, sheri, bivuze. Arambwira ngo reba umuprotokolo umwe umuzane njye mvugane nawe mubaze ikintu kibaye. Ntabwo uri muransobanurira. Ndabwira no umva rero, umutwe hasi. Nari nahabutse nibwo bwa uri murabyumva wowe, biroroshye kunseka nawe ari kwiruka. Nahafashe mana yanjye. Arambwira ngo umutwe hasi amaguru hejuru nukuvuga iki? Ndabwira ni mu materaniro umutwe hasi. Ati ni umuntu? Ni yego. Ashyize umutwe hasi amaguru ajya hejuru. Ati hanyuma? Ni hanyuma arikaraga. Ati none urihe uze? Arambwira nze mu bagore gukora iki? Ndamubwira soke ngende. Arambwira ariwe watumiye abantu? Ndabona sinsubira hariya. Arimo arikaraga umutwe hasi amaguru hejuru. It was my first time. Ahita arambwira ati tuza nkubwire uko bimeze. Avuga icyanditswe kiri muri Luka. Arambwira ngo Yesu yavuze gutaho. Ndamubwira nibisome wowe ndumva hari muri muto. Arambwira ngo yavuze ngo aduhaye imbaraga n'ubushobozi, abamwizeye bose bazakandagira inzoka na sikorupiyo. Ansomera ibyanditswe nk'usomera umwana. Ati rero izo ni imbaraga z'umwijima buriya rikozeste, uko mwasenze buriya nti none urashaka kuvuga nsubiremo. Arambwira ngo ni wowe Imana yahamagaye, genda umuhangare uvuge ngo mu izina. Ndamubwira ni mvugire ku ruhande. Arambwira ngo reka ubwoba, musange murebe uvuge ngo mu izina rya Yesu. Ni hanyuma nandeba sinjya mbyibagirwa. Twaraha hepfo ndamusanga, arabanza ahita arambwira ngo reka ngusengere. Shyiraho. Aransengera ati umutima utuze, genda umurebe, ntabwo abadayimoni ugomba kubatinya. Nakureba nawe umurebe, ufite imbaraga z'Imana, ubwenge ngo shi sohoka. Okay. Ndinjira ariko ilfo vari mbona ninjira. Ubwo bose